Sabin fata cyangwa ino ndebe gitware muri Zanzibar gire uko ushaka. Sabin amafaranga ukora kuri izi byose zanyu yashyira hehe akambwira ngafasha abantu nkavuga ati nta kibazo ujya nagenda rongore cyangwa ino ndebe muri Europe kuri video urumva yarampize anyura no kumushiti wanje nyise no kumushiti wanje mu photographe ntabwo ngiye Bruce Melody ngo yaguze ngo Instagram yanye n'imiti anyura kumushiti wanje mu photographe arangije nkora yakubise kuri maso namukubise kuri n'ibati Nunge music mama kunuzanyira gukumboraho Slim Jesus. You fly that lady in Maldives you go to bitangicara muri Tanzania muri Zanzibar. It's very close. I'm okay. Narize kumuvugana narize kugiye kuvugana abi Sabin fata cyangwa ino ndebe gitware muri Zanzibar gire uko ushaka. Twara mwana Zanzibar ugenda ujya neza. Zanzibar ngo amafaranga yafite Sabin biganiro twarabiguhaye Noeline yaguhaye ibiganiro byatwara umwana Zanzibar nanjye narabiguhaye. Niba Sabin namuhaye habe n'igice cyuriza mu charging. Sabin amafaranga ukora kuri izi byose zanyu yashyira hehe akambwira ngafasha abantu nkavuga ati nta kibazo ujya nagenda rongore cyangwa ino ndebe muri Europe niba ushaka kurya fata umwana mutware Zanzibar ni hafi n'amafaranga menshi wakoze abanyarwanda bose n'abasambanyi turasambana nta kosa ririmo ariko fata ngwino ndebe mutware Zanzibar mwerereyo oya nawe reka kuvuga igitizo nibi wenda ashaka no kwirebera umwana ukareba uravuga ni beza nuko nari ndagira inama mushuti wanje Sabin ariko shananje pe nukuri ko Imana shananje narabyisha shananje nazashaka ayo magambo nakunze kumvamo nukuri ko Imana yabisharana yarabyisha pe gufata yaransebye hari yarabyishe nagira iki kiboro cy'ikinyarwanda no kiza kuvuga Sabin nabi Sabin kuza twamufata ibyo sinashakaga no kumva naratumvisha mva birambubaje like uramgo bari baramubuze bamubonye ko gatatu baraka bamufatiye bari baramubuze pe ariko karaboro niyo kumukunda none nakuze subscribe eshanu nafashe izindi phone nk'eshanu niyagura subscribe kuri Isimbi n'abandi bantu mugende mukore subscribe kuri Isimbi ubu ntegereje Sabin ikiganiro cya mbere cya Sabin ku Isimbi banyarwandakazi ikiganiro cya mbere mbivugiye hano kuri live ya Isimbi ikiganiro cya mbere cya Sabin ku Isimbi kiraba mu byumweru bibiri araza kuyikora na Bruce Melody ikiganiro Bruce Melody ayaje kwa Isimbi se Bruce Melody narabuze ubu ngubu ikiganiro cya mbere neza ubameranye neza okay na ntuzameze neza akora nje nakuye kuri mugabo nyisi nigize mukunda yanze kunsuhuza kandi yari niwe wanyishuye and he didn't greet me like what Gaeri and what if he watches this live I have said it multiple times you never greeted me you never say hi to me I came to work for your artists I put in work I did my job and you came and greeted everybody and didn't say even hi to me he has to message me and say my bird no Gaeri Karomba byarambabaje ndumva reka mutume abantu baraza kubimuha reka bibingibi abantu baraza Gaeri Karomba umukobwa wanje Isimbi Noeline kuba yaraje kuri video urumva yarampize anyura no kumushiti wanje nyise no kumushiti wanje mu photographe ntabwo ngiye Bruce Melody ngo yaguze ngo Instagram yanye n'imiti anyura kumushiti wanje mu photographe urumva umushiti wanje arampamagara arambwira ati Bruce Melody ashaka kuvugisha abaza ansaba n'uruhushya arambwira ati muguhe ndavuga ati nta kibazo aravuga twipfana kuri Snapchat Bruce arambwira ati ndashaka kuza mu ndirimbo yanjye ndakwishura gushina ndavuga ati kuko kubako aya mafaranga niyo nshaka tumvikana ku mafaranga penshi n'amafaranga meza I'm not gonna lie but I know it's him I know it's him who paid because that's his artist so he's him who paid urumva amafaranga yenda avuye mu ntoki ya Bruce yaba mu ntoki ariko I knew he's the one who paid you get and everybody no bari kuri set bari kundeba bumiwe wagira ngo barabona mu nshuro ya mbere and I am just there doing my thing I'm like good dude has paid me good money but then the guy came araza nyine video byarangiye nyine turi hanze nyine turimo turaciringa ariko twende nyine duhagaze hanze kuri nyine kuri varanda nyine kwibaraza
njyewe Bruce nuriya ngo ninde uramu producer karaka type gatuba kitagushi Element nyine bara benshi cyane uwo element rero nari ngiye kuvuga amabanga. I know from your jeans. The thing is that I just didn't appreciate that you didn't say hi to me. I'm a pro with what I do. If your artist hired me to come and be a vixen in the video, that means he knew. Even Shaki, whatever. His manager actually texted me on Instagram. I was like, oh my God, I saw the video. You're so beautiful, blah, blah, blah. But right now, I look so pretty and stuff like that. That's why uwo muhanzi wawe yakoze iki yampaye akazi hari buze abakobwa benshi kuko atabahamagaye harakobwa benshi buzuye mu Rwanda kuko atabahamagaye nawe urashinga cyane urinshinze cyane Noeline wagenti yonke umani gute we mana subasubana ngere musuhuze ntaho gakinda mfite umwanda se over everywhere I see him and then I see him like he's teaching this is how you become rich blah 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 dude, you don't go around and like, yo, I know shit, and I'm just so mad that you didn't say hi or greet me, and I came to work for your artists. Yeah, no, the Sabin Baba's channel we didn't choose Kwitako pack. Over. I will cross him out. I'll say, Kwitako pack. No, the Sabin Baba. No, I didn't like it. Ubu nubwa kabiri ubivuze nyarema kuvuga byarambabaje kubera ko Bruce Melody ntako birankana itamuje kuvugana na Gael urumva bari babivuganye urumva Melody yasohotse wayibonye ese indirimbo ya Bruce Melody yasohotse wayibonye yitwa ndajya kureba mu support ngite yitwa iyo foto surwaye ibiki bana wabo wasambanyije baguteye indwara ntago meruka no gusambana shasheri maze hafi nta mezi ngange ntasambana wanabaye ntuza gusambana cyangwa ariko gusambana umva iyo ukinye ubyita uvuga ko uba wasambanye se gusambana ntabwo si ikinyarwanda cyo kurongora n'ahari gusambana se n'icyo ubundi ngerega hari amagambo y'ikinyarwanda njye ntajya amenya icyo asobanura kubera ko gusambana uba uri gucitinga uri guca inyuma uwo mwashakanye bagukuremo ni Gael yababwiye bagukuremo azongazi yanyise ko ririya yanyise kana hari mu madolari hari ribi ko ntabwo yishyura amanyarwanda amadolari nshyashya mpameza Benjamin zanjye barazimaye zishyushye cyane yanshyira amatanshira mu nakazi ke nta kintu bimbwiye aho Gael mupfiki nta kintu nafera just nuko yansuzuguye and I don't like to be disrespected because yo dude you don't disrespect me like you do not go around say hi to everybody and don't greet me and I am there to work for your artist and you don't greet me. Gael wemeye kuri benshi No, you don't. No, for me, Jewe, man, I take you. Jewe, niba dufite ikibazo, I take you. I don't like him, okay? Tunahurira no muri restaurant. Aho twahurira. I will tell him that I never liked what you did, okay? Naraje, ndaza ndakora mu kazi kanjye neza. Icyo gihe kubera icyo uzana kudusakuriza. Ko cyo utabimbwiye aho ngaho ko yarahari. Nagize ngo hari wenda kubera ntiyamenye ntazi hari abakobwa benshi b'abadancers ariko nigije naguhagaze kuri Valanda na Bruce Melody na aranzi yarabize kuko niyo bahaye amafaranga uzi namwe muba muzi ko hahiye katarasha anyways ariko barakuzi uya kumenya ubwo uri kumwe kanyoke nta nje bimbwiye he can say hi don't say hi I don't give a boss wanje uriho that's my boss nako dufite aba boss my dear and kandi nako tubera aba boss because not kandi kwishyura bills twishyura bills hari kwishyura amashuri hari kwishyura amazu basi reka nkubwire ubu waretse Gael nkazamuhamagara arakubiza ntabwo yaguha time wowe
Oya. But he paid me though. I see that Benjamin is out here. I don't give a whether he say whether I told no, it's okay, it's over. Ntuzongere kuzajya umukoma byatari uza kubira ivuga cy'umuko. Tell him wise man care for money not escorts. Uyu akoze baragerere kugira abanyarwanda ngiye baraze like even no babandika biransa komande yanjye akoze ko tutaratera imbere. Ngo turatera imbere no kuri Kimanda turacyafite mentality very closed. Kandi mwese bana abantu mwese muri live yanjye barongorera ubusa urumva mu zihumbi 30 mu mashambrete 30 urumva ngewe nta kintu bimbiye kugendera kuri moto mu Rwanda ngendera kuri moto nta kintu ngiye intwaye urumva kubera ko ngiye moto ndayigiye kuko natabona ngo ngiye ngendera kuri moto y'u Rwanda ngendera kuri moto nanjye uzi ko nanjye sometimes mandi kuri moto. It's not sometimes ngiye muri like ngewe iyo ndi mu Rwanda no muri kuko ntaramenya gutwara nimenya gutwara I'll get my own car. Ako ntabwo niba ntazi gutwara ntuse kurira bintwaye iki ngayorira ahubwo n'ikibuno no hari no reka gusetse nigeze kurira moto nambaye akajipo kageze nk'ahantu cyane. You don't know how to drive. I don't know how to drive Rwanda. Nzinza yani ndi mu Rwanda hari peage urabona muri feruje ya peage haba n'abapolisi nyine neza muri feruje urabona ko umuhanda uzamuka mu Kiyovu n'undi ukomeza mu mujyi n'undi umanuka hasi hajya kuri hari mu Kiyovu cy'abakene urabona muri feruje nyine muri feruje kuri peage urahabona. Sindi kuri moto ikanzu siyazamba nayo ifite icupa ry'amazi ry'inyange ndabyibuka umumotari n'ubugoryi bwinshi arifata arangije ankuraho ngo muri iki wambaye nakubise icupa mu maso namukubise icupa nari n'undi muzi ko mama kunuzongera gukungoraho abapolisi ba traffic arahagarara tureba umva namukubise icupa mu maso ariko narabimenya yarazibye nta hano muri Finland gukora ku muntu sheri baragufunga nta gukora ku bantu ntabwo dukora ku bantu mari no Isimbi nanjye ntabwo ngo neke kuri moto se moto n'icumi yawe mama yakora ngo ino ryamazi mu maso umupolisi ba traffic arahagarara tureba ndavuga ati n'undi munsi reba ureba undi tuzi ukomeza uragenda ukora ku bantu musabagabo bafite entitlement yo kumva ngo yambaye akajipo kagufi yambaye akabutura kagufi urumva ko ntabwo nagucyaho gutya ngo sinkore kuri icyo kibuno cyawe kuna ari cyiza akonyera nasi n'iki ufite ikibuno n'iki kibuno muri aho zikiri ikibuno ntabwo nabona ibibona muri Kigali Nikos ikibuno cyawe kirarenze reka ukajya kuri dogiteri ntabwo tweretse neza ngende yongiyo niba ushaka kureba ugende ujye kwishyura ureba barebera. You fly that lady in Maldives, you go to bitanga icyara muri Tanzania muri Zanzibar. It's very close. Cyangwa ukajya ahantu narizi kugiye kuvuga nabi Sabe fata cyangwa ino ndebe gitware muri Zanzibar gero ko ushaka twara umwana Zanzibar ugenda ujya neza Zanzibar ngo amafaranga yafite Sabe biganiro twarabiguhaye seminari yaraguhaye ibiganiro byatwara umwana Zanzibar nanjye narabiguhaye Sabe namuhaye habe n'igice cy'uriza mu charging Sabe amafaranga ukora kuri izi byose zanyu bashyira heje akambwira ngo afasha abantu nkavuga ati nta kibazo ujya nagenda rongore cyangwa ino ndebe muri Europe niba ushaka kurya fata umwana mutware Zanzibar ni hafi amafaranga menshi wakoze abanyarwanda bose ni abasambanyi turasambana nta kosa ririmo ariko fata ngwino ndebe mutware Zanzibar mwerereyo oya nawe reka kuvuga igitizo n'ibiti we nashaka no kwirebera umwana ukareba baravuga ni beza nuko nari ndagira inama mushuti wanjye Sabe ariko shanange pe nukuri ko Imana shanange narabyishanange ayo magambo nakunze kumvamo nukuri ko Imana yabyarana yarabyishe pere gufata yaransebye hari yarabyishe nagira iki kiboro cy'ikinyarwanda no kiza kuvuga Sabe nabi Sabe ko twamufata ibyo sinashakaga no kumva
naratumvisha mva birambu baje like uramgo bari baramubuze bamubonye ko gatatu baraka bamufatiye bari baramubuze baramubuze pe ariko karakaboro niyonge kumukunda noneho nakoze subscribe eshanu nafashe izindi phone nk'eshanu niyagura fa subscribe kuri Isimbi n'abandi bantu mugende mukore subscribe kuri Isimbi ubu ntegereje Sabin ikiganiro cya mbere cyasabe ku Isimbi banyarwandakazi ikiganiro cya mbere mbivugiye hano kuri live ya Isimbi ikiganiro cya mbere cyasabe ku Isimbi kiraba mu byumweru bibiri araza kuyikora na Bruce Melody ikiganiro Bruce Melody ayaje kwa Isimbi se Bruce Melody narabuze ubu ngubu ikiganiro cya mbere ubameranye neza okay na ntuzameze neza akora nge nakuye kuri mugabo nyisi nigize mukunda yanze kunsuhuza kandi yari niwe wanyishuye and he didn't greet me like Gaeli and what if he watches this live I have said it multiple times. You never greeted me, you never say hi to me. I came to work for your artists. I put in work, I did my job, and you came and greeted everybody and didn't say even hi to me. No, he has to message me and say, my bad. No, Gaeli Karomba reka mutume abantu baraza kubimuha reka bibingibi abantu baraza kwa Gaeli Karomba umukobwa wanje Isimbi Noeline kuba yaraje kuri video umva yarampize anyura no kumushiti wanje nyise no kumushiti wanje mu photographe ntabwo ngiye Bruce Melody ngo yaguze ngo Instagram anye n'ibiti anyura kumushiti wanje mu photographe urumva umushiti wanje arampamagara arambwira ati Bruce Melody ashaka kuvugisha abaza ansaba n'uruhushya arambwira ati muguhe ndavuga ati nta kibazo aravuga twitwara kuri Snapchat Bruce arambwira ati ndashaka kuza mu ndirimbo yanjye ndakwishura gukina ndavuga ati kuko kubako aya mafaranga niyo nshaka tumvikana ku mafaranga pe n'amafaranga meza I'm not gonna lie but I know it's him I know it's him who paid because that's his artist so he's him who paid urumva amafaranga ndavuye mu ntoki ya Bruce alaye mu ntoki ariko I knew he's the one who paid you get and everybody no bari kuri set bari kundeba bumiwe wagira ngo barabona mu kucuro ya mbere and I am just there doing my thing I'm like good dude has paid me good money but then the guy came araza nyine video byarangiye nyine turi hanze nyine turimo turaciringa ariko twari nyine duhagaze hanze kuri nyine kuri varanda nyine kwibaraza njyewe Bruce nuriya ngo ni nde uramu producer karaka type gatuba kitagushi element nyine baraboza benshi cyane uwo element rero nari ngiye kuvuga amabanga I know from your jeans. The thing is that I just didn't appreciate that you didn't say hi to me. I'm a pro with what I do. If your artist hired me to come and be a vixen in the video, that means he knew. Even Shaki, whatever. His manager actually texted me on Instagram. I was like, oh my God, I saw the video. You're so beautiful, blah, blah, blah. But right now, I look so pretty and stuff like that. That's why uwo muhanzi wawe yakoze iki yampaye akazi hari guze abakobwa benshi kuki atabahamagaye harakobwa benshi buzuye mu Rwanda kuki atabahamagaye nawe urashinga cyane urinshinze cyane Noeline wagenti yonke mani gute we mwana surasubana ngere musuhuze nkaho gakinda mfite umwanda se na over everywhere I see him and then I see him like he's teaching this is how you become rich blah 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 dude you don't go around and like yo I know shit and I'm just so mad that you didn't say hi or greet me and I came to work for your artists no ndasaba imbabazi cyane wirira kizakwataka paka umva niya makunyabiri nzashiraga ye ntabwo no mu Rwanda I will cross him out I'll say bataka paka no ndasaba imbabazi no I didn't like it univugira ibintu ubu nubwa kabiri ubivuze nyarema vuga byarambabaje kubera ko Bruce Melody ntako byankana itamuje kuvugana na Gaeli urumva bari babivuganye urumva Melody yasohotse wayibonye indirimbo ya Bruce Melody yasohotse wayibonye yitwa ndajya kureba mu support ngire yitwa iyo foto
surwaye ibiki bana wabo wasambanyije baguteye indwara ntabwo mperuka no gusambana shasheri maze hafi nk'amezi nka ntasambana nabaye ntuza sambana cyangwa ariko gusambana umva iyo ukinye ubyita uvuga ko uba wasambanye se gusambana ntabwo si ikinyarwanda cyo kurongora n'ahari gusambana se n'icyo ubundi ngerega hari amagambo y'ikinyarwanda njye ntajya amenya icyo asobanura kubera ko gusambana uba uri gucitinga uba uri guca inyuma uwo mwashakanye bagukuremo ni gaheri yababwiye bagukuremo azongazi yanyise ko niriya yanyise ko nahere mu madolari hari ribi ko ntabwo yishyura amanyarwanda amadolari nshyashya mpameza Benjamin zanjye barazimaye zishyushye cyane yanshyira amata anshyiramo n'akazi ke byo nta kintu bimbwiye aho gaheri mupfiki nta kintu napfuye just nuko yansuzuguye and I don't like to be disrespected because yo dude you don't disrespect me like you do not go around say hi to everybody and don't greet me and I am there to work for your artist and you don't greet me. Gaheri wemeye kuri benshi No, you don't. No, for me, Jewe, man, I take you. Jewe, niba dufite ikibazo, I take you. I don't like him, okay? Tunahurira no muri restaurant. Twahurira. I will tell him that I never liked what you did, okay? Naraje, ndaza ndakora akazi kanjye neza. Icyo gihe kubera icyo uzana kudusakuriza. Ko icyo utabimbwiye aho ngaho ko yarahari. Nyinagize ngo hari wenda kubera ntiyamenye ntazi hari abakobwa benshi baba dancers. Ariko nigije naguhagaze kuri veranda na Bruce Melody na aranzi yarabize kuko niyo wahaye amafaranga kuzi namwe muba muzi ko hahiye katarashe anyways ariko barakuzi uwijya kumenya ubwo uri kumwe ubu kan you can hands nice nje bimbwiye if he can say hi you don't say hi I don't give a boss wanje uriho that's my boss dufite aba boss my dear and kandi twari tubera aba boss because not twari kwishyura bills twari kwishyura bills twari kwishyura amashuri twari kwishyura amazu basi reka nkubwire ubwo waretse njye Gaheri nkazamuhamagara arakubiza ntabwo yaguha time wowe oya but he paid me though I see that Benjamin he have done that I don't give a whether he say whether I told no it's okay it's over ntuzongere kuzajya umukoma byatari uzabwira ivuga cyo umukoma tell him wise man care for money not escorts uyu akoze baragerere kugira abanyarwanda rero baraze like even no babandika biransa komande yanjye akoze ko tutaratera imbere ngo turatera imbere no kuri Kimanda turacyafite mentality iri very closed kandi mwese bana abantu mwese muri live yanjye barongorera ubusa urumva mu zirumva 30 mu mashambrete 30 urumva ngewe nta kintu bimbye kugendera kuri moto mu Rwanda ngendera kuri moto nta kintu ngewe mpaye urumva kubera ko ngewe moto ndayigiye kuko natako ngo ngewe ngendera kuri moto ngendera kuri moto nanjye uzi ko nanjye sometimes mandi kuri moto it's not sometimes ngewe muri like ngewe iyo ndi mu Rwanda no muri kuko ntaramenya gutwara nimenya gutwara I'll get my own car ako ntabwo niba ntazi gutwara ntuse kurira bintwaye iki ngayorira aho ni kibuno no hari no reka gusetsa nigeze kurira moto nambaye akajipo kageze nk'ahana cyane you don't know how to drive I don't know how to drive Rwanda nzimza yani ndi mu Rwanda hari peage urabona muri feruje peage haba n'abapolisi nyine neza muri feruje urabona ko ari umuhanda uzamuka mu Kiyovu n'undi ukomeza mu mujyi n'undi umanuka hasi harya kuri hari mu Kiyovu cy'abakene urabona muri feruje nyine muri feruje kuri peage urahabona sindi kuri moto ikanzu yazamuka nayo ifite icupa ry'amazi ry'inyange ndabyibuka umumotari n'ubugoryi bwinshi arifata arangije ankuraho ngo muri ibiki wambaye namukubise icupa mu maso namukubise icupa
nundi muzi ko mama kunuzongera kunkoraho none baba polisi ba traffic arahagarara tureba umva Mukubita Icupa mu maso ariko narabimenya yarazibye nta hano muri Finland gukora ku muntu sheri baragufunga nta gukora ku bantu ntabwo dukora ku bantu mali no Isimbi nanjye ntabwo ise nanjye ntabwo ngo nekeye kuri moto se moto n'icumi yawe mama yakora ngo ino ryamaze mu maso no polisi abapolisi ba traffic arahagarara tureba ndavuga ati n'undi munsi reba ureba undi tuzi ukomeza uragenda ukora ku bantu n'abagabo bafite entitlement yo kumva ngo yambaye akajipo kagufi yambaye akabutura kagufi urumva ko ntabwo nagucyaho gutya ngo sinkore kuri icyo kibuga cyawe kuna ari cyiza akonyera ntasi n'icyo ufite ikibuno n'icyo kibuno muri aho zikini ikibuno ntabwo nabona ibibuno muri Kigali Nikos ikibuno cyawe kirarenze reka ukajya kuri dogiteri ntabwo tweretse neza ndiyo ngiyo niba ushaka kureba ugenda ujya kwishyura ureba barebera you fly that lady in Maldives you go to biyita ngo icyara muri Tanzania muri Zanzibar it's very close cyangwa ukajya ahantu narizi kugiye kuvuga nabi sabe fata cyangwa ino ndebe gitware muri Zanzibar gire uko ushaka twara umwana Zanzibar ugenda ujya neza Zanzibar ngo amafaranga yafite sabe ibiganiro twarabiguhaye Noeline yaraguhaye ibiganiro byatwara umwana Zanzibar nanjye narabiguhaye reka sabe namuhaye habe n'igice cyuriza mu charging sabe amafaranga ukora kuri izi byose zanyu yashyira heje akambwira ngo afasha abantu nkavuga ati nta kibazo ujya nagenda rongore cyangwa ino ndebe muri Europe niba ushaka kurya fata umwana mutware Zanzibar ni hafi amafaranga menshi kosa wakoze abanyarwanda bose n'abasambanyi turasambana nta kosa ririmo ariko fata ngwino ndebe mutware Zanzibar mwerereyo oya nawe reka kuvuga igitizo nibi wenda ashaka no kwirebera umwana ukareba uravuga ni beza nuko nari ndagira inama mushuti wanjye sabe ariko shanange pe nukuri ko Imana shanange narabyisha shanange nazashaka ayo magambo nakunze kumvamo nukuri ko Imana yabyarana yarabyisha pe gufata yaransebye hariya yarabyishe nagira iki boro cy'ikinyarwanda no kiza kuvuga sabe nabi sabe kuza twamufata ibyo sinashakaga no kumva naratumvisha mva birambubaje reka urango bari baramubuza bamubonye ko gatatu baraka bamufatiye bari baramubuze pe ariko karakaboro niyo kumukunda none nakoze subscribe eshanu nafashe izindi phone nk'eshanu niyagura fa subscribe kuri Isimbi n'abandi bantu mugende mukore subscribe kuri Isimbi ubu ntegereje sabe ikiganiro cya mbere cyasabe ku Isimbi banyarwandakazi ikiganiro cya mbere mbivugiye hano kuri live ya Isimbi ikiganiro cya mbere cyasabe ku Isimbi kiraba mu byumweru bibiri araza kuyikora na Bruce Melody ikiganiro Bruce Melody ajya kwa Isimbi se Bruce Melody narabuze ubu ngubu ikiganiro cya mbere neza ubameranye neza okay na ntuzameze neza akora nje nakuye kuri mugabo nyisi nigize mukunda yanze kunsuhuza kandi yari niwe wanyishuye and he didn't greet me like Gaeri and what if he watches this live I have said it multiple times you never greeted me you never say hi to me I came to work for your artists I put in work I did my job and you came and greeted everybody and didn't say even hi to me he has to message me and say my bad no Gaeri Karomba byarambabaje ndumva reka mutume abantu baraza kubimuha reka ibingibi abantu baraza Gaeri Karomba umukobwa wanje Isimbi Noeline kuba yaraje kuri video urumva yarampize anyura no kumushiti wanje ngise no kumushiti wanje mu photographe ntabwo ngiye Bruce Melody ngo yaguze ngo Instagram yanye n'ibiki anyura kumushiti wanje mu photographe urumva umushiti wanje arampamagara arambwira ati Bruce Melody ashaka kuvugisha abaza ansaba n'uruhushya arambwira ati muguhe ndavuga ati nta kibazo aravuga twipfana kuri Snapchat Bruce arambwira ati ndashaka kuza mu ndirimbo yanjye ndakwishura gushira ndavuga ati kuko kubako aya mafaranga niyo nshaka tumvikana ku mafaranga benshi n'amafaranga meza I'm not gonna lie but I know
it's him. I know it's him who paid because that's his artist. So he's him who paid. I knew he's the one who paid. You get? And everybody in there, I know very kuri set bari kundeba we wagira ngo barabona mucuro ya mbere, and I am just there doing my thing. I'm like, good. Dude has paid me good money. But then the guy came araza nyine video byarangiye nyine turi hanze nyine turimo turaciringa ariko twari nyine duhagaze hanze kuri nyine kuri varanda nyine kwibaraza njyewe Bruce nuriya ngo ninde uramu producer karaka type gatuba kitagushi element nyine baraboza benshi cyane uwo element rero nari ngiye kuvuga amabanga. I know from your jeans. The thing is that I just didn't appreciate that you didn't say hi to me. I'm a pro with what I do. If your artist hired me to come and be a vixen in the video, that means he knew. Even Shaki, whatever. His manager actually texted me on Instagram. I was like, oh my God, I saw the video. You're so beautiful, blah, blah, blah. No, but right now I look so pretty and stuff like that. That's why uwo muhanzi wawe yakoze iki yampaye akazi hari buze abakobwa benshi kuki atabahamagaye harakora benshi buzuye mu Rwanda kuki atabahamagaye nawe urashinga cyane urinshinze cyane Noeline wagenti yonke umani gute we mwana sosobanira ngere musuhuze ntaho gakinda mfite umwanda se na over everywhere I see him, and then I see him like he's teaching, oh, this is how you become rich, blah blah blah. Dude, you don't go around and like, yo, I know shit, and I'm just so mad that you didn't say hi or greet me, and I came to work for your artists. Yeah, no, the Sabin babazi cyane wirira kizakwataka paka. Umva, n'imyaka 20 nzashiraga yari ntabona no mu Rwanda. I will cross him out. I'll say, hey, bataka paka. No, the Sabin babazi. No, I didn't like it. Univugira ibintu. Ubu nubwa kabiri ubivuze. Nyema vuga byarambabaje kubera ko Bruce Melody ntako byankana ntamuje kuvugana na Gael. Urumva? Bari babivuganye. Urumva? Melody yasohotse wayibonye? Ese indirimbo ya Bruce Melody yasohotse wayibonye? Yitwa ndajya kureba mu support ngite yitwa iyo foto surwaye ibiki bana wabo wasambanyije baguteye indwara ntago mperuka no gusambana shashe rimaze hafi nk'amezi ngange ntasambana wanabaye ntuzi sambana cyangwa ariko gusambana umva iyo kinye ubyita uvuga ko uba wasambanye se gusambana ntabwo si ikinyarwanda cyo kurongora n'ahari gusambana se n'icyo ubundi ngerega hari amagambo y'ikinyarwanda nge najya menya icyo asobanura kubera ko gusambana uri gucitinga uri guca inyuma uwo mwashakanye bagukuremo ni Gael yababwiye bagukuremo azonga ziyanyise ko ririya yanyise kana hari mu madolari hari ribi ko ntabwo yishyura amanyarwanda amadolari nshyashya mpampereza Benjamin zanjye barazimaye zishyushye cyane yansira amatansira mu nakaziki nta kintu bimbwiye aho Gael mupfiki nta kintu nafera just nuko yansuzuguye, and I don't like to be disrespected because yo dude, you don't disrespect me. Like, you do not go around, say hi to everybody, and don't greet me. And I am there to work for your artist, and you don't greet me. No, you don't. No, for me, man, I take you. I take you. I don't like him. Okay. I will tell him that I never liked what you did, okay? Naraje ndaza ndakora mu kazi kanjye neza. Icyo gihe kubera icyo uzana kudusapuriza. Ko cyo utabimbwiye aho ngaho ko yarahari. Kugira ngo ngise ngo hari wenda sikwenda ntiyamenye ntiyazi ntasi impazo hari abakobwa benshi baba dancers. Ariko ni gihe naguhagaze kuri veranda na Bruce Melody na aranzi yarabize ko niyo bahaye amafaranga uzi. Namwe muba muzi ko hahiye katarashe.
anyways ariko barakuzi ubu yakumenya ubwo uri kumwe ubu kanyoke nta sunje bimbwiye if he can say hi don't say hi I don't give a boss wanje uriho nafazike that's my boss dufite aba boss my dear and kandi natwe tubera aba boss because natwe twishyura bills twishyura ama bills twishyura amashuri twishyura amazu basi reka nkubwire ubu waretse Intega yeri nkazamuhamagara arakubiza ntabwo yaguha time wowe oya but he paid me though I see that Benjamin's here but then I don't give a whether he say whether I told no it's okay it's over ntuzongere kuzajya umukoma byatari guza kubira ivuga cy'umuko tell him wise man care for money not escorts uyu akoze baragerere kugira abageragere ngiye baraze like even no babandika biransa commande yanjye akoze ko tutaratera imbere ngo turatera imbere no kuri Kimanda turacyafite mentality very closed kandi mwese bana bantu mwese muri live yanjye barongorera ubusa urumva mu zimvi 30 mu mashambrete 30 urumva ngewe nta kintu bimye kugendera kuri moto mu Rwanda ngendera kuri moto nta kintu ngiye impaya urumva kubera ko ngiye moto ndayijya kuko natabona ngo ngiye ngendera kuri moto mu Rwanda ngendera kuri moto nanjye uzi ko nanjye sometimes mandi kuri moto it's not sometimes ngiye nkoresha like ngewe iyo ndi mu Rwanda no mari kuko ntaramenya gutwara nimenya gutwara I'll get my own car ako ntabwo niba ntazi gutwara ntuse kurira bintwaye iki ngayurira uko ni kibuno no hari no reka gusetsa nigeze kurira moto nambaye akajipo kageze nk'ahantu cyane you don't know how to drive I don't know how to drive Rwanda nzinza yani ngadi mu Rwanda hari peage urabona muri feruje peage hahagaze n'abapolisi nyine neza muri feruje urabona ko ari umuhanda uzamuka mu Kiyovu n'undi ukomeza mu mujyi n'undi umanuka hasi harya kuri haya mu Kiyovu cy'abakene urabona muri feruje nyine muri feruje kuri peage urahabona sindi kuri moto ikanzu siyazamu nayo ifite icupa ry'amazi ry'inyange ndabyibuka umumotari n'ubugoryi bwinshi arifata arangije ankuraho ngo muri iki wambaye namukubise icupa mu maso namukubise icupa neza n'undi muzi ko mama kunuzongera gukumoraho abapolisi ba traffic arahagarara tureba umva namukubise icupa mu maso ariko narabimenya yarazibye nta hano muri Finland gukora ku muntu sheri baragufunga nta gukora ku bantu ntabwo dukora ku bantu mali no Isimbi nanjye ntabwo nanjye ntabwo ngo nekeye kuri moto se moto n'icumi yawe mama yakora ngo wayi no kuryamazi mu maso umupolisi ba traffic arahagarara tureba ndavuga ati n'undi munsi reba ureba undi tuzi ukomeza uroti gukora ku bantu musabagabo bafite entitlement yo kumva ngo yambaye akajipo kagufi yambaye akabutura kagufi urumva ko ntabwo nagucyaho gutya ngo sinkore kuri icyo kibuno cyawe kuno ari cyiza akanyara ntase n'igifite kibuno muri aho zikiri ikibuno ntabwo nabona ibibona muri Kigali Nikos ikibuno cyawe kirarenze reka ukajya kuri dogiteri ntabwo tweretse neza ngende iyo ngiyo niba ushaka kureba ugende ujye kwishyura ureba barebera